ngaho ugenda ariko ntutinde ikindi ni ukubagana sibyo? Yego Murakoze mama. Ese ko mbona utameze neza, what's wrong? Shase kamubwiza ukuri nabuze ahantu mera mbwira rweme bya divorce sinzi aho namuhera pe. Ariko reka mubwire namenya ko wamuhinduriye n'urukundo akunda umwana we mukibana azaguhitana. Cedric narakubujije kuvugira ibyo bintu muri iyi nzu ako ntabwo ujya unyumva. Aze ko mbona umeze nkaho utazi gahunda zacu. Kamo n'ubu uracyashidikanya ko ngukunda? Ntabwo uri gutinda ariko ushyirira umwanya wanjye ari wowe uri njyewe wasanga waranongeye ugakunda rwema. Ibaza ariko nongeye kumukunda urumva ibyo bintu bishoboka? None se urumva basi ngira inama urumva twakora iki? Wowe nimba rwema yaranze ko kwitwaraho nabi mwitwareho nabi umubangamira. Ngo yes I know kandi wabishobora. se agarutse Ndikura nimutanyeneye reka nigendere. se you know I love you. Ayo magambo narayahaze. Basi uragira ngo muri iki byibuza kimbwira ikintu ugomba gukora urakizi. Mwangane umwiyangishe wanze kumwereka ko utamushaka. We yanze kubikwereka ariko ntabwo ushaka kumwereka. basi se waretse. Oh, Amanda. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Si byagenze bite byakugendeye bite umunsi? Naje nsanga hafunze nakomeje ndazahafunze. Oh, okay. Nazindutse njya gutanga project proposal maze iminsi nkora. Niyo mpamvu natinze. Ngiye nagize ngo warwaye ntujye ufunga birenze amasaha 2 rwose. Niyo mpamvu. Okay. Are you okay? Yeah. Okay. Wachase umwanya munini se? Cyane umve ngo nari nataye umutwe. Oh. Oh, I'm fine. Oh.
narinzanye ngo nsinye ino komande rero komande uzagaruka kunsura ryari se? nzabanza nsaba uruhushya mama. Yego ntabwo azari kwimaza mbwiye kuje gusura anti twongere duteke dukine game si byari byiza? Yego byari byiza cyane. Uzagaruka rero uzanandaza. Yego ubyemeye ataranakwemerera nabyanga se uzabigenza? nzabibwira dadi. ako kantu nanone niko mama nabyanga uzabanze umwumvishe nabyo byemere ubundi uze n'ababizi sibyo? Yego ko dada bashobora kubyemera mama wawe yabyanga bikaba bibi. yego rero uzagaruka. Biteze waruniririye icyuma se? Nari mutirira icyuma nzanye na anje n'ibirwanya kwishima Icyuma cyawe Chérie, wajya mu nzu mbe mvugana na tantine gato. yego bye. bye. Niko ubu wizereresha hano ushaka iki? Sinje kugutirira icyuma fiyo wagira ngo nizi icyuma sinyeterure se? Ariko ngambwira hari icyaha kirimo ngo njye kwinywera. cyose se n'ibiri mu kabati ntibagiye batanyweye kubera gukererwa kwacu Ari wowe se? ubu yibere ko n'ejo bundi aratumye bagenda batanyweye icyayi utinda mu rukiko n'inza nje kugufasha koko? Umva mwiyamye ujye ucunga amagambo uvuga imbere yanjye. Mwiyamye menya ko uru rugo tutadufatanyije. Numva ufite karungu cyerekana igenda bitaza Mfite kanungu se kanungu. Yanza kwica. Uzongera kwivugishwa ibyo bigambo hejuru yanjye. uragakora ryari? ntabwo ndi butinde ariko se utabanje gusoma kandi nzi akantu kose ukitaho byagenze bite ubundi? I know umunsi ntabwo kongera gukora ikosa nk'iryo yakoze ubushize. Okay utabuka ariko umeze neza ko bora ntazi? ameze neza I'm okay utebuka ariko Sedo nukuri mfite ikibazo pe kandi iki kibazo kirakomeye. ariko ikibazo kiruta plan yacu ni iki? Ntawe nanemerewe no gukimenya aho ubundi mufata nk'umwana mwabona ngo umwana ku buryo nta ruhande najyaho. Basi reka musobanurire. Sawa ngambwira kandi ntumbeshye. Nyine ikibazo gihari ni icy'umwana. Uriya mwana ni ikibazo pe ariko reka tuzabivugane turi kumwe nibyo byaba ari byiza. Okay. wiriwe nasugiye tudasukuye cya kiganiro tutasoje. Amanda mbabarira mu rugo barampamagaye ngo bamwe ko bashaka cyane byihutirwa nta buryo wamfasha tukazabikora ejo cyangwa undi munsi nta izindi gahunda afite mu mutwe. Asugo wabaye ejo ntakeneye kumenya ukuri ku makuru ya mama we. Yes nibyo birakwiye nanjye niyo mpamvu naguhaye akazi muri company kwa kugira ngo bikurikirane hafi. Nagiye se ku makuru y'urupfu rwa mukuru wanjye. Amanda
kuki umeze gutya kuri iyi nshuro ni ukubera iki? Erega byose ni wowe rwe, byose ni wowe. Maze iminsi mpugiye muri stress ziwanjye kandi nawe urabizi urabyumva. Mbabara rero reka tuzabikore ndi mudere barampamagaye ntubibona sibyo, reka tuzabikoresha. Okay, Oya ariko nyine ntabwo wagenda gutya. ntuzongere n'umunsi n'umwe. Mbe ndakeka none umaze gutuza sibyo? Basi mbwira, ntabwo njye mbyumva abantu baritora bakarwana koko, mbwira. icyo nakoze byarugutirira icyuma, naje mfite icyuma nyimutiruriye kare yari yakinije atangira nyiyenzaho nkubita nese n'iki kindi kirenze ibyo ushaka kumva. Nese gutirura icyuma niho havuye kurwana cyangwa hari indi mpamvu? Nzi ko naturuye icyuma bikagenda gutya, ahubwo yanavuze ngo ntagishaka ngo ko dusangira, ngo nshaka kumutwarira umugabo, ntago mbizi rero ibintu bisigaye bibera hano kabisa. Nese gusangira ko twabishyizeho nk'abagabo, gusangira tukaba kuva twatangira gusangira kugira ubu ngubu nta kibazo cyari cyaboneka, uri kumva? Kandi twabonaga nta kibazo bidufasha, ariko sinzi nese gusangira rubwo yigeze abishyiraho wenda cyangwa se aduha icyo gitekerezo ku buryo byamubangamira. Ushobora gusanga nyine bimubangamiye, njye ntabwo mbizi ko ntabwo yabivuze bije gutyo gusa, afite impamvu yabivuze. Aya ushobora kuba ari indi mpamvu runaka. Yavuze ko n'ibintu bikeneye gutwarira